kugira ngo mutazamenya igihe umugeni yatahiye. Isi ntigushuke, isi ntikubeshye. Ku ikarita y'isi igihe baracyagifite, ariko ku ikarita y'Imana igihe cyaturangiranye twebwe. Mvuze bo, mvuze natwe. Findura ibyo ushaka kumva, umva icyo umwuka kubwiye. Ku ikarita y'Imana abera batashye, ku ikarita y'isi abenjoyinga enjoy, twe turi gusezera. Imana ishimwe cyane. Ndakumva Yesu. Ati Kristo afite umugambi muremure, Satani afite umugambi muremure. Ariko Bibiliya ndayikunda, irishura ko ivuga ko itazemerera uwo mugome gukora ari gihari. Urakoze. Riratashye rero, kuko rigiye kumuha umwanya yikorere. Naryo ryatashye. Soma Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wa 17. Haravuga ngo ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri mano yahishwe, nzamuha n'ibuye ryera ryanditswemo izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Inshuti yanjye, Mwami w'abisi yamaze gutoza ingabo z'intwari ngo zitsotsobabera. Amahoro y'Imana bane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagushimiye kuko udukurikirana kandi nawe wawigirira neza. Burya akenshi turashima Imana kuko uba wagize ubwenge bw'Imana bwo kugira ngo wumve imiburo ya Kristo ndetse n'icyo Kristo agambiriye. Ndagira ngo ntatinze nguhe message yawe Imana yampaye, imaze iminsi impaye. Ndagira ngo wumve ubu buhanuzi kandi wumve ubutumwa. Bibiliya nshuti yanjye iravuga ngo abanjye ndabazi kandi ndabashyizeho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Nshuti yanjye, Imana yarambwiye ngo kuko wayemereye, kuko wayemereye. Iyi ni message yihuse, murumva ko nta gusenga, nta ndi kwihuta, mfite imirimo ngiyemo, ariko ntabwo nari burare ntabikubwiye, kuko ndashaka gusoza umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa kuko bugiye kwira. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bahamanya n'umutima ko bagumanye nayo, wagumanye nayo. Yarambwiye ngo igiye kukwereka ko ari Imana wagumanye nayo. Abanzi bawe bagiye kumenya ko wasenze, abarozi bakuroga bagiye kumenya ko wasenze, abadayimoni bagiye kumenya ko wasenze, imivumo bakuvumye nayo igiye kumenya ko wasenze. Wahaye Imana icyubahiro ahantu uri, wakwizeranye nanjye ko bigiye kugusohoraho, kuko wakunze Imana nayo ikaba inshuti yawe. Dore akaga gateye isi irakakurinze, kandi ubutabazi habera Imana irabuguhaye. Ubutumwa bwa kabiri, nimwongere mwiyungemo akabaraga, nimwongere mwegere Kristo, nimwongere mumushakane umwete, nimwongere amafuta mu mperezo. Iyo ndayo ni message. Nimucana amatabaza yanyu kuko uzaza ntagitinze. Kristo numvise ijwi rivugira mu matwi yanjye ngo mbwirira bera ko ntagitinze, ngo kandi uvuge mu ijwi rirenga ngo nje gutwara itorero. Yemwe umugeni wa Kristo aratashye. Hari abacu baririmbye ngo umugeni aratashye. Igihe cy'imibabaro kirenda kurangira, igihe cyo gutotezwa kirenda kurangira, igihe cy'agahinda kirenda kurangira, igihe cy'umwijima
kirenda gukurwaho. Mwana w'Imana, Kristo warindiriye turageze ku bicu. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudutoranya be tubane mu ijuru. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudutoranya be tubane mu ijuru. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho by'iteka. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyago. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, haleluya, nuko araje, Yesu araje we, kandi ageze ku irembo. Kristo agiye gutwara itorero. Kristo agiye gutwara umugeni. Kristo agiye kwambika imyambaro mishya abera turatashye. Ibyahanuwe byose samaze gusohora, ndetse Imana yambwiye ikintu gikomeye. Irambwira ngo Satani wafite umugambi mubisha wo kurangaza itorero, wo kurangaza abera, wo kurangaza abana b'Imana. Kugira ngo mutazamenya igihe umugeni yatahiye. Isi ntigushuke, isi ntikubeshye. Ku ikarita y'isi igihe baracyagifite, ariko ku ikarita y'Imana igihe cyaturangiranye twebwe. Mvuze bo, mvuze natwe. Findura ibyo ushaka kumva, umva icyo umwuka kubwiye. Ku ikarita y'Imana abera batashye. Ku ikarita y'isi abenjoyinga enjoy, twe turi gusezera. Imana ishimwe cyane. Ndakumva Yesu. Ati Kristo afite umugambi muremure, Satani afite umugambi muremure. Ariko Bibiliya ndayikunda, irishura ko ivuga ko itazemerera uwo mugome gukora ari gihari. Urakoze. Riratashye rero, kuko rigiye kumuha umwanya yikorere. Naryo ryatashye. Soma Ibyahishuwe ibice 2 umurongo wa 17.
haravuga ngo ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri mano yahishwe, nzamuha n'ibuye ryera ryanditswemo izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Inshuti yanjye, mwami w'ab'isi yamaze gutoza ingabo z'intwari ngo zitsotsobabera, ariko ijuru naryo ryamaze gutegura umwanzuro wo gutwara itorero. Ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ese imirimo yawe irashyitse? Ngwino wambare mu rwambariro rw'abera. Ikanzu yawe iriho ikizinga gikureho, ezwa kuko nta gisigaye. Darosti fo eno pele banstif tanse shalo sante pelevas. Ezwa tunganirima na ikuyoboke, nuterwa n'ibyago wisunge Yesu, ntiyirengagiza uyiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, nguyu araje ahuru yatyo ngo atabarabe. Hati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Shuti mwe dukurikira umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutware bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intamba riturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze haranesheje. Hati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. By'Imana ikoze biradutangaje, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzino ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo wabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki murizwa n'ibyago biriho ubu kandari, barostifo elo byo mu gihe gito. Nubwo Imana iravuze mu ndirimbo, uzi rero se ngo Imana ivuga gutyo gusa? Reka kuriya waruzi hari n'ubundi buryo Imana ivuzemo. Abaheburayo turi kumwe. Haleluya! Torero ry'Imana nimwihangane, turi hafi yo gutaha iwacu, tuzahanagurwa amarira yose ayo twaririye hano muri iyi si, aho tutazongera kubabara ukundi, aho tutazongera kugeragezwa. Tuzahanagurwa amarira yose ayo twaririye hano muri iyi si. Urwo rurembo rwera, ndanezerewe Evote, ndanezerewe. Haleluya! Ibirimo byose byubatswe n'izahabu irabagirana,
reka mbaganirire ibiri muri rwo. Inkike zaho zose zubatswe n'izahabu, urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahayo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Haleluya! Bana ishimwe, Kristo arenda gucyura umugeni we. Isi ibyemere ntibyemere, ubyumve cyangwa uvunire ibiti mu matwi, itorero rya Kristo rirenda gutaha. Ese mu mubare w'abagowe urimo? Jyewe mu mubare w'abagowe sindimo. Wowe nimba urimo rero, ni imiburo, egera Imana bigishoboka. Nimushakane umwete Imana bigishoboka ko ibonwa. Nimwumve ijwi ry'Imana n'umwuka icyo avuga. Nimube maso torero ry'Imana. Muririmbyi, mudiyakoni, mushumba, muhanuzi, mukristo, waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu? Waba waririje ubusa kubera iki urya munsi utabonye Yesu? Waba warahanura mu biki urya munsi utabonye Yesu? Waba warashumbye mu biki urya munsi utabonye Yesu? Waba waratanze impano nyinshi urya munsi utabonye Yesu? Waba wararuhiye urya munsi utabonye Yesu? Tekereza neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera we. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tumufite nitwifuza undi murengezi. Imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uhereye kera kose uruko wahoze. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, nanone uzaturengere tugeze kugupfa. Munyihanganire, ikidendezi cyihindurije. Haleluya! Ikidendezi cyabaye ikidendezi. Marayika w'Imana ari kujya amanuka, nkumva iz'amashimwe zirazamutse, izitebutse ubwami zirazamutse. Arimo nawe uri murakira mu mwuka. Hanyuma indi message, nabonye ibiganza biteze amaboko bikajya bigira gutya. Hanyuma ndabwirwa ngo mbwira abantu ngo nimuze mwinjire mu rugo rw'Imana. Inyuma ni habi, ngwino winjire, akira Yesu bigishoboka ko abonwa. Mwegere, mwambaze akiri bugufi. Bahanzi, muhanga indirimbo za secret, muhanga indirimbo zaririmbiwe Imana gospel. Nimugarukire Yesu, nimwegere Yesu. Yesu ni umugabo mwiza, Yesu ni imfura mu bapfuye n'abazutse. Yesu ni imfura. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana,
inyuma ni habiwe, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rwa Yesu. Inyuma ni mu rupfu, ngwino ujye mu buzima. Imana iguha umugisha. Nababwiye ko ntari butinde nubwo ikidendezi cyari kihindurije, ariko reka tubikontorore gutya. Ni byinshi twavuga, ariko kandi ndagira ngo dufate umwanya wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nyemerera mubo Kristo agiye gutwara, itorero rikurwa mu isi ritumbagira ikirere, nawe ntubure muri uwo mubare. Hanyuma akanya uri kubitekerezaho, reka ndirimbe ino ndirimbo. Mu rugo rw'Imana ajya runyereka, rurora runyegereye, arumishuriye, bituma nifuza cyane kugerayo. Ni wo mwandu w'Imana, Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano uri sohoreze, tubane no muri iyi si, uho rundengera. Nungenze utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Nibwo nza kumenya nk'ukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko tuzahorana. Haleluya, Mana ishimwe. Ndagira ngo wishimire mu mwami. Haleluya. Ndagira ngo kandi wowe wamaze kubitekerezaho, niba wamaze kubyumva neza, niba uri no mu bihugu by'Abarabu, muri Oman, Dubai n'ahandi, ndabizi ushobora kuba uri kutumvira muri ekuteri cyangwa wakinze icyumba cyawe, kuko muri ibyo bihugu ntibemera Kristo nk'umukiza wabo. Ndagira ngo wakire Yesu, nasigiwe ubwo butware. Uvuga ngo mwami Yesu, numvise kugiye gutwara itorero, nyemerera unyakire mu gitabo cy'ubugingo, nyandukura mu cy'urupfu. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndakwakiriye mu mibereho yanjye. Imirimo yose y'umwijima ndayiyambuye. Mwami Yesu, mbabarira gukiranirwa kose kwangaragayeho. Nyambika imbaraga zawe, bana nanjye mu izina rya Yesu, amen. Wakiriye Yesu niba wasubiyemo aya magambo. Yesu yinjiye muri wowe. Hanyuma then uzakurikizaho ikindi cya kabiri. Intambwe ya kabiri niyo kumenya impamvu y'umubatizo, ndetse ukabatizwa mu mazi menshi, apana make, mu mazi menshi, ukagera ikirenge mu cya Kristo nk'uko Kristo nawe yabikoze imbere ya Yohana umubatiza. Intambwe ya gatatu uzatera niyo gushaka uburyo wakomeza gushakashaka iby'umwami akunda ukabikurikiza. Urakoze. Yesu yarakuntumyeho ko itorero ritashye. Abaguye namwe nimuvuge ngo mwami Yesu, twari twarataye umurongo,
tugarutse mu murongo muzima wo kugukorera. Imbaraga z'Imana, ubutware bwa Kristo, amavuta adasanzwe y'Imana, na tubeho duhagurutswe n'imbaraga zawe. Urakoze ko ubyumvise, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Subira mu murimo w'Imana, ongera wegure Bibiliya, yihungura ivumbi, wongera uyisome, fata igitabo cy'indirimbo, ongera uririmbe z'amazamuka, kuko uzaza ntazatinda. Ndiho ngo ntebutse ubwo bwami, ngwino dufatikanye twubake inyubako y'Imana kandi tuyuzuze. Imana iguhe umugisha. Ministeri yacu yitwa Riratashye. Riratashye, iryo ni itorero rya Kristo riba ritashye. Tuvuga Riratashye ministry, itorero rya Kristo cyangwa se abana b'Imana. Turatashye, turi gusezera isi na Satani n'umubiri. Umugabane wacu ni umugabane w'ubugingo bw'iteka. Kuba isi itabyumva ntibikuraho ko atari byo. Kuba abantu babirwanya ntibivuze ko bizahera. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, Imana ikwagurire imbago. Shalom, shalom, shalom.